yari umucuruzi ahantu acuruza na bagenzi be. Noneho umunsi umwe babazima babi, umwe mu bizima bibi araza mute. Gusa ikindi kibabaje twabonye muri iyi minsi, Bibiliya iravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Twabonye ko inshuti nyinshi zishobora kubamo abanyamivumo. Ushobora ucuditse n'umuntu ari umunyamuvumo, ari ikivume imbere y'Uwiteka Imana. Zaburi ya mbere. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane kuko itugiriye neza, iduhaye umwanya mwiza, umunsi mwiza, umunsi unejeje ku mutima wanjye, nawe kunezeza mu izina rya Yesu. Birashoboka ko waba uri ahantu utameze neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mu bihe bitoroshye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ahari kurira umuntu yarira nk'injoro, ushobora kuba urarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo ry'Imana niryo ribuze kukwereka yuko Imana ikigufitiye umugambi mwiza, kuko ijambo ryayo riravuga ngo turi abo yaremye kera, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ijambo ry'Imana rikongera rikakwereka uburyo kuremwa kwawe, kuremwa k'umwana w'umuntu atari impanuka, ahubwo ni ikintu yari yagambiriye. Bishatse kuvuga rero ngo ikintu cyose kiguhungabanyisha aka kanya, yaba uburwayi, yaba ibibazo bitandukanye, birashoboka ko byaba ari ubukene, birashoboka ko byaba ari amadeni, birashoboka ko byaba ari urushako, birashoboka ko byaba ari urubyaro, birashoboka ko byaba ari umubiri ukunaniza. Bibiliya ivuga neza ngo isi, umubiri na Satani w'umugome nibo babasha kutubabaza, ariko ntago uko bizahora kuba mwizera. Reka twumve ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo waho wa 26. Urebe uburyo kuremwa kwawe cyangwa se kubaho kwawe atari impanuka ku mwami Imana. Imana yari imaze kurema, Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose, ariko irarema ihereye ku murongo wa mbere ukagenda ukageza ku murongo wa 25. Bikwereka uyu murongo, iki gice kikwereka uburyo Imana yagiremwe ibintu byose, yagiye iremesha ijambo. Imana ikavuga ngo habeho hakabaho. Iremesheje ijambo, ariko ugeze ku muntu niho yashyize icyitonderwa. Iravuga ngo Imana, murongo wa 26 uravuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ibiguruka hasi byose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Ndagushimiye wowe dukurikiye kuko wemeye kumvira ijambo. Iri jambo rigufashe rikugaruramo ibyiringiro. Twumvisha ukuntu Imana yaremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo. Uri ishusho y'Imana. Niyo mpamvu nta mwana w'umuntu wagira icyo ahindura ku kuremwa kwawe. Ukuremye nuko nguko. Iyo dusomye Abefeso nanone, Abefeso ibice byaho 2 umurongo wa 10. Iyo dusomye Abefeso ibice byaho 2 umurongo wa 10, naho hakubwira neza kuremwa k'umuntu, kuntu Imana yakuremye mu mugambi wayo. Ijambo ry'Imana riravuze ku murongo wa 10 ngo kuko turi abo yaremye kera, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Ubwo n'ububasha n'ubudahangarwa ufite nk'umuntu waremwe n'Imana, ni imbaraga zisumba ibindi biremwa. Nta mwana w'umuntu, nta mugambi, nta kintu cyose cyakoma mu nkokora umugambi w'Imana kuri wowe. Umugambi w'Imana urakomeje rero. Nimba ijambo rivuze ngo turi abo yaremye kera, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, bishatse kuvuga ko umugambi w'Imana ugikomeje. Twatangiye tureba ukuntu umuntu ashobora kuvuka akavukira hano mu isi. Ubuzima bw'umuntu ni nka tagisi ihagaze ku cyapa. Reka tubigereranye gutyo, niko twabigereranyije.
noneho umugambi w'Imana uguhagaritse ku cyapa, wenda tuvuge uhagaze i Nyarusange, abazi Nyarusange mu karere ka Rwamagana, werekeza i Kigali, urerekeza i Kigali. Ubwo i Kigali ni mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana mu gihe utari wagera aho ugomba kugera mu mugambi w'Imana, mu gihe utari wahagarara ku musozi Imana yagutegetse yakuremeye ngo uzawuhagarareho ubwirize nk'uku nguku. Haleluya, ndumva agiye gufashwa. Mu gihe utari wahagarara ku musozi Imana yavuze uzahagararaho, kuko ari wowe yakuremeye ngo uhagarareho ubwirize nk'uko ndimo kubwiriza uyu munsi. Nibuka hashize imyaka irenga nk'icumi, guhera 2014 gutyo, Imana yajyaga imbwira ngo izampa inkoni y'ubushumba. Inkoni y'ubushumba nkatekereza se Mana, ko mbona insengero zimwe zigenda zifungwa n'abazifite zigenda zifungwa, njyewe uzampa inkoni y'ubushumba nyishumbishe he? Nzayikoresha iki? Ariko umugambi w'Imana cyangwa se iby'Imana yagambiriye kera byari kugira ngo nzahagarare hano mvuge mbwirize amahanga yose. Nshimye Imana uyu munsi ko ntarimo kubwiriza abantu turebana gusa, abandi imbere gusa, ahubwo ndimo kubwiriza isi yose, kuko ari isezerano ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yudaya kugeza ku mpera y'isi yose, igihe umwuka wera azabamanukira. Nshimye Imana aka kanya ko umwuka wera ari muri jye atuma mbasha guhamya hano no kugera ku mpera y'isi yose. Hagati aho ngaho nsuhuza abantu bari muri Canada, bari Amerika, bari i Burundi, abari ku migabane yose igize iyi si yacu. Ndabashimiye abantu bumva ikinyarwanda babasha kudukurikira, nkabibona ko badukurikira. Imana ibahe umugisha. Umugambi w'Imana tubonye uburyo ari muremure. Mu gihe umugambi w'Imana utari wagerwaho, mu gihe Imana icyo yagambiriye kuri wowe kitari cyagerwaho, nta kintu na kimwe cyakoma mu nkokora cyasibanganya umugambi w'Imana. Kandi ikintu nkundira Imana ubwayo irihagije, ntiyarebayeho kubw'impanuka, nayo ubwayo ngo yisanzeho. Bibiliya itangirira umurongo waho wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana. Nta kintu cyayibanjirije ni ku ijambo ry'Imana ritubwira, nta n'ikizayiheruka. Imana yacu ihabwa icyubahiro kubw'umugambi wayo idufitiye. Imana ihabwa icyubahiro kuko irakomeye. Imana ihabwa icyubahiro kuko turayiringira tukaba amahoro mu izina rya Yesu. Aka kanya isaha sinzi ibikuremereye mu mutima wawe, bishobora kuba ari indwara nkuko nahoze mbivuga, bishobora kuba ari ibibazo bitandukanye, ariko ibyo ngibyo ndagira nkubwire ngo imbere y'Imana ibyo ngibyo ni ubusa. Hari ibyo Imana ijya yemera ko bitugeraho kugira ngo bitubashe kutwigisha cyangwa ibashe kureba nimba tukibasha kwishikamisha umutima wacu. Aka kanya ibintu bikugezeho byageze kuri Yobu. Umugaragu w'Imana Yobu byamugezeho, ariko arakomeza arashikama kugera ubwo umugore watangiye kumwihakana, aramubwira ati ihakana Imana yawe wipfire. Yobu ati ntago nakwihakana Imana, nayihakana nabonye Imana mu byiza, none mu bibi no mu bibi nimba bije nyihakane. Inshuti ze ziraza ziramukwena. Yobu yari afite ikigeragezo gikomeye cyane, ibintu byari byamushizeho. Sinzi uhagaze wowe mu ruhande rwawe, sinzi uko uhagaze. Ese urugero ugezemo ugeze ahayobo? Ntago nkwifuza kugera ahayobo, ariko se urihakana Imana, utangiye kwivovota, ugeze ahayobo? Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya mbere. Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 5. Reka nkubwire ukuntu ukomeye imbere y'Imana nimba wisuzuguraga, uvuga uti wenda indwara yaransikamiye, diabete yaransikamiye, uvuga uti kanseri yaransikamiye. Birashoboka ko abaganga baguha iminsi runaka utazarenza, barareba mu ikoranabuhanga ryabo bakavuga bati uyu muntu ntabwo azarenza iki gihe iki n'iki, bati genda fire, batigenda ujye mu rugo, imiryango ikube hafi, umuryango ukube hafi, utegereza igihe cyo gupfa. Ariko ndagira nkubwire ngo ntago umugambi w'Imana urarangira ku buzima bwawe. Nimba ugihumeka umwuka w'abazima, nimba batari bagushyiramo ipamba, umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Kimwe nuko bishoboka ko Imana ibona hari ibyo utari wageramo, hari ibyo utari wahagararamo neza, igira ngo uhige imihigo. Aka kanya aho uryamye aho ngaho ufite umuhigo ki? Ese uravuga uti Imana nunkiza nzagukorera? Gerageresha Uwiteka umuhigo urebe aka kanya. Jewe byigeze kumbaho, nigeze ngera mu mage, ngera mu kaga gakomeye cyane, mu kaga kagwira iki gihugu cyacu. Hari ibihe bikomeye, uwo munsi ntago nzayibagira mu buzima bwanjye.
wari umunsi mubi cyane w'umwijima, wari umunsi uteye ubwoba kuri jyewe. Hepfo ari inyanja, haruguru yanjye induru zivuga, abagize ngo barahungira mu nyanja ndeba uburyo bashiriramo, hirya no hino imiborogo nyumva hirya no hino, ngize ngo ndazamura ijwi ryanjye ngo ndavuga ndatabaza, uwo nagatabaje niwe washatse kunyica, bankubise isasu ntiryamfata. Ako kanya nikubise hasi ndavuga ni Imana, nunkura hano hantu nzagukorera. Umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana ku muntu niryo jambo twavugaga uyu munsi. Aho uryamyeho ngaho sinzi, nagira ngo mbwire uwo muhigo nahize ako kanya uwo munsi, n'ubu ngubu uracyambeshejeho. Iyo hagize si ukuvuga ko indwara zitaza, indwara ziraza, abadayimoni bagahaguruka, satani n'ingabo ze zigahaguruka, nkabibona ko byaharangiye. Fayino nkabwira Imana, Mana sindahagarara hahandi twavuganye nzahagarara. Higa umuhigo aho uryamye ngo ku gisasiro, uhiga umuhigo uvuga iti Mana nunkura hano nzagukorera. Urebe ukuntu ibikora ni nk'ubufindo. Gusa ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawiga. Nimba wumva utazabasha kuwuhigura ntuwuhige. Reka dusome igice cya mbere umurongo wa 5 ngo nakumenye kera ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Wowe uhagaze wenda nta kibazo ufite, uzi icyo Imana yakuremeye. Ushobora kuba ugenda unezerewe useka nta kibazo rwose, nta kibazo, nta stress n'imwe mu buzima bwawe, ariko se uri mu mugambi w'Imana, uri mu cyo Imana yakuremeye. Icyo Imana yakuremeye si ukubwiriza nk'uko, icyo Imana yakuremeye wenda si guhanura, icyo Imana yakuremeye si ugucuruza wenda, ariko ikintu cyose ukora hano ku isi ujye ugikoreye muri Kristo Yesu, ugikore ushimisha Imana. Twigeze tuganira rimwe ku mugabo wita Enoki, ukuntu yabaga yibereye mu murima we, yibereye mu matungo ye, ariko uko agenda kose intambwe yose ateye akaba arimo atekereza Imana, ariko negite n'ijuru. Wowe aho uri hose, aho ugenda hose, ndakwinginze umutima wawe utekereze ku mwami Imana, ikindi wirinde gutandukanya nayo, uzaba amahoro. Uyu munsi sinzi ibikubangamiye, sinzi ibikuremereye, ariko ibikuremereye byose, imitwaro yawe yose uyizane Yesu, nicyo cyamuzanye hano ku isi. Uyizane Yesu akuruhure. Yemeye kwitanga. Ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu abamarayika bari bateranye mu ijuru, habuze umuntu n'umwe waza gucungura umuntu. Umwami Yesu aravuga ati njyewe nditanga ndajya kumucungura. Ibitabo byarabumbuwe, bashakisha mu bakuru, bashakisha mu bakerubi, bashakisha mu bamarayika, habura n'umwe wo kwitanga ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Ngo iki cyazanye Yesu ni kugucungura ibyaha, kugucungura mu ngeso mbi, mu ngeso zazindi zakunaniye, bya bindi bikwizingiraho ku manywa na nijoro. Ibyo Yesu arabishoboye. Ndakwinginze uyu mwanya iri jambo ntiri gupfira ubusa. Birashoboka ko waryumva uri ahantu utabasha kwinyagambura, ariko nimba ritakaye mu gutwi kwawe, ndakwinginze nk'uko ritubwira ntirimanukire ubusa. Uyu mwanya isaha wizera Imana, wizera umwami wacu Yesu Kristo, arakugirira imbabazi, arakugirira neza. Umugambi w'Imana kandi urakomeje kuri wowe. Ibikubangamira ni byinshi bikubuza kugera mu mugambi w'Imana. Buracya mu gitondo wajya gutera intambwe bikanga, uraterura kujya mu nzu y'Imana, imvura ukabunira kubyira irakubangamiye. Ariko nagira nkubwire ngo umutima wari ufite uwo munsi ujya guhora n'ibikubangamira, Imana irawureba. Imana yacu ni umuhanga, ireba mu mitima abantu batareba. Imirimo yose ukora ivuye ku mutima ubikunze, iyo ngiyo ifite ingororano nyinshi mu ijuru, ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Haleluya. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye kuri wowe kera isi itararemwa, icyo Imana yagambiriye ngo yikorere kera isi itararemwa, icyo Imana yagambiriye kera itarakurema mu nda ya nyoko kukubyara, kirakomeje mu izina rya Yesu.
hari inkuru y'umuntu umwe twigeze kuganira mu minsi yashize, ambwira story y'ukuntu yari umucuruzi ahantu acuruza na bagenzi be. Noneho umunsi umwe babazima babi, umwe mu bizima bibi araza amutembereye, kumbi n'umucuruzi mugenzi we. Araza ageze iwe, kumbi yavuye ku mupfumu, yavuye mu bakonikoni muri ba bakozi ba Satani, yitwaje icyuma cyiza rwose, cyiza cy'igiciro cyinshi, cya cyuma kiba gifungiyemo utuntu twinshi cyane, amatronovisi, ibiyiko, biki byose, ibafurusheti, biki byose, cyuma gishyashya cyiza cyane. Araza agikora mu mufuka, kirambika ku meza, baraganira, igihe kiragera, arigendera nk'uwakibagiwe, gitaho ngaho. Mugenzi we wa undi nyiri duka akibonye, avuga ati igihe cyuma ntabwo nakireka, aragifata ahita kibika. Kumbe bamuciriri bamuzaniye ibimurangiza, ni ibintu ba planinze. Hari abakozi ba Satani bakora muri ubwo buryo, ariko bo bose baba bashaka kuburizamo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. So icyuma umuhungu akigifata, akikibika, cyajyanye n'ubwonko bwe n'ibitekerezo bye byose biragenda. Agapatana akazi, yari umutekinisiye, agapatana akazi, bakamuha avance, akanabyandika. Igihe cyo kugiye gukora akazi akaba yarabyibagiwe, akibagirwa akazi yari kujya gukora. Bimubaho, ibyo yakoreraga harahomba, ibintu bimushiraho, abantu bamushiraho, atangira kumbi yazize cya cyuma. Noneho atangira muri Imana yacu n'umukozi w'umuhanga, Imana ndayikunda, ntago ugiduterana no mu byago no mu makuba. Igihe kiragera, aryamye umunsi umwe, atangiye kwa kundi umuntu aba yivovota avuga ati Imana wamoki, Imana moki. Imana imwereka iyerekwa, agera akantu kiyerekwa. Imana imwereka ibibazo bye byose aho bituruka ku cyuma, cya cyuma abitse mu nzu. Arakanguka nawe aravuga ati birashoboka se? Ati reka ndebe ko ari byo. Aragenda nawe icyuma gita kwa mugenzi we wundi, icyumweru kimwe, iduka rya 1,30,000 riba rirahanaguritse, atangira kubebera. Noneho nyiri kubikora atuzi ko cya cyuma aricyo cyabikoze. Aragenda umunsi umwe aramuganiriza, aramubaza ati se byagenze bite, wahombye gute wowe? Arambwira ati ariko yabanje kumubaza ati ariko nta cyuma wataye, naba narataye hano. Ati icyuma, ati nicyo nsigaranye hano cyonyine. Aragifata, amushyira ku ruhande, aramuganiriza ati iki cyuma cyankozeho nawe nicyo kigukoze, nakizanye hano ngira ngo ndebe nyomoze. Ati iki cyuma nagikuye kwa runaka. Bati nibyo. Babijya inama, bavuga ati iki cyuma tugisubize nyiracyo. Umunsi umwe, ubwo ndagira ngo nkubwire ko Imana ntigire ku muntu wayo, niba waba umunyabyaha ntabwo ikureka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yanga icyaha ntabwo yanga umunyabyaha. Umunsi umwe barifata nk'abatembereye, baragenda binjira kwa mugenzi wa undi wazanye icyuma, baramusuhuza, ntiyakeka ikibazanye, ariko umwe aramubwira ati manura kariya kantu, uramujijisha, undi icyuma gicengeza munsi ya kontwari. Icyuma kigarutse kwa nyiracyo. Icyumweru kimwe byahise bihanagurika. Abandi barongera starting ubuzima bundi bushyashya, barongera barakora, ubu barakora ibirozi bisubira kwa nyirabyo. Najya nkubwire ngo umugambi w'Imana ntago uhagaze. Nimba uri mu bibazo utiteje, ntago umugambi w'Imana uhagaze. Nimba uri mu bibazo bitavuye ku Mana, hari iby'Imana ireka ngo bitugereho kugira ngo ibashe kutwigisha. Ntago umugambi w'Imana uhagaze. Imana yo mu ijuru ifite gahunda ndende ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Igambiriye kutugirira neza nk'uko ijambo ryayo ryatubwiye ngo turi abo yaremye kera, turemeye imirimo myiza muri Kristo wese ngo tuyigenderemo. Ndakwinginze uyu munsi wakira ubuntu bw'Imana, wemere ubuntu bw'Imana bugendere muri umugambi w'Imana ukomeze ku buzima bwawe. Icyo usabwa kimwe gusa n'akantu simple koroshye, kwikiranura n'Imana. Ushobora kwikiranura n'Imana ku buzima bwawe wowe ku giti cyawe, ushobora kwikiranura n'Imana nabo mu rugo rwawe,
twigeze tubona ukuntu umugaragu w'Imana Yobu ngo yajyaga agira igihe akajya gutamba ibitambo, agatambira n'abana be, agatambira n'umuryango we, avuga ati Mana wenda aba bantu ntabwo bakiranutse, iminsi ishize baracumuye, kugira ngo urugo rwanjye rugire amahoro rw'umunyamugisha nuko mbatambira ibitambo. Wowe wikiranura n'Imana. Gusa ikindi kibabaje twabonye muri iyi minsi, Bibiliya iravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Twabonye ko inshuti nyinshi zishobora kubamo abanyamivumo. Ushobora ucuditse n'umuntu ari umunyamuvumo, ari ikivumo imbere y'Uwiteka Imana. Wowe connection mufitanye Satani akayuririraho. Ibyo birashoboka rwose. Nzabaha story imwe y'ibintu nzi byagiye bibaho. Ushobora kuba ucuditse n'umuntu we afite connection n'abadayimoni, afite connection n'abapfumu, ariko ubucuti mufitanye Satani yajya guhiga yakubura akagendera kuri ibyo. Uwo mugozi iyo sheni ivuye ku nshuti yawe, Satani akayigenderaho akagukubita akakunoza rwose. Nshimye Imana aka kanya iduhaye umwanya mwiza. Reka tugane ku musozo ngwinginga, nimba urwaye ufate ku burwayi bwawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Wizere Imana, ntiwizere jewe, ntiwizere amagambo ndimo kukubwira. Wizere Imana yatanze Yesu Kristo, igifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, iragukiza mu izina rya Yesu. Imana yacu ntisaza, ntihinduka, ntiyaremwe, yahozeho kandi izahoraho ibihe byose. Niyo mpamvu yitwa Uwiteka, irihagije. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, Imana ikugire neza kandi iguhe umugisha. Data turagushimiye mu izina rya Yesu. Turambuye amaboko yacu, tuguhaye icyubahiro, uragikwiye. Wagize neza kuturinda, wagize neza kurinda mwene data. Dore ibyahigaga ubuzima bwe ni byinshi cyane, ariko waramurinze. Impamvu wamurinze ni uko umugambi wawe ugikomeye kuri we. Umugambi wawe uracyakomeje kuri we, kandi ibyo ugambiriye kuri we ni byiza, ntabwo ari bibi. Nyemerera mu izina rya Yesu, dore yarayarira, ariko mu gitondo kiri bukurikireho aseke, impundu zivuge mu izina rya Yesu, nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ubwami bwawe buze, abakwiringiye bose ntibajya bakorwa n'isoni. Kandi nkubise hasi imbaraga zose z'umwijima, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo tuhawe ubutware n'ubwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Ndakandagira inzoka, sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Indwara zari zimubangamiye zikurwaho mu izina rya Yesu. Kanseri ivuye ku mwanzi Satani yose ndayimenagura mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Kanseri ivuye kuri Satani ndayimenagura mu izina rya Yesu. Kanseri ivuye kuri Satani ndayimenagura mu izina rya Yesu. Indwara zose zananiranye zikire mu izina rya Yesu. Ukwizeye akwiringiye umugire neza kubw'ubuntu imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Gusa nimba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, none ndongera kukwinginga ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ushobora gusema aya magambo, nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uvuga uti Mwami Yesu, ndakwizeye aka kanya, nagendeye mu byaha byinshi, nakoze ibyangwa n'amaso yawe byinshi, ngirira imbabazi. Izina ryanjye ryandikurwe mu gitabo cy'abarimbuka, sibangane mu gitabo cy'abarimbuka, byandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kukungiriye neza, sinzongera gukora icyaha ukundi, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Uyu mugaragu wawe, umuja wawe duraciye bugufi, aragarutse nk'intama yari yarazimiye. Umugirire neza, umukize kubw'ubuntu n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Amen. Nimba utarakora subscribe, yikoreye kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tuba twabateguriye mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda. Zaburi ya mbere.